kuko mubizi turi kuganira ijambo ngo rivuga gute, rivuga ngo imbaraga z'imitekerereze. Ngaho dusomere Abaroma 12 no kuri 2. I think you have your Bible. Kuri 1 haravuga ngo ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana. 2 hakavuga gute? Simbumva. Kandi aravuga kuri 2 ngo kandi ntimwishushanye n'abiki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mike kugira ngo mumenye iby'umwami ashima. Ganira nk'uko nabivuze ku mbaraga z'imitekerereze. Iyo tuvuze imitekerereze ni ijambo ryoroshye kumva, ni ijambo ryumvikana. Hari imbaraga twese tuzi, hari imbaraga dukoresha duterura ibintu, hari imbaraga dukoresha navuga muri leadership. Ibintu byose bigira imbaraga bizigenga. Iyo tuvuze imbaraga z'imitekerereze tuba tuvuze uburyo ubwenge ari ingenzi, cyangwa se ubwenge nicyo tuba turi gusobanura. Tumenye igisobanuro cy'ubwenge ni ukugira capacity, ni ukugira imbaraga mu mitekerereze yawe. Iyo tuvuze ngo Jose afite ubwenge, cyangwa se tukavuga ngo umwamikazi afite ubwenge, tuba dusobanuye yuko there is the capacity in his mind. Bivuze yuko kugira imbaraga zo mu mitekerereze bisobanura kugira ubwenge. Rero hari itandukaniro riri hagati y'icyo twita imbaraga zisanzwe cyangwa se icyo twe tuzi nk'imbaraga z'Imana n'icyo twita ubwenge. Imana ifashe ndihuta. When David came, he will just preach. Iyo tuvuze imbaraga cyangwa se ibitangaza, twebwe iyo tuvuze Imana akenshi dutekereza umwuka wera, ibyo akora, imirimo ye, cyane cyane tugatinda ngo abantu barahanura, bavuze mu ndimi, bari gusengera abarwayi bagakira, ariko ntidutinde ku mbaraga z'ubwenge. Nusoma mu Bagalatiya ibice 5 ku murongo waho ngira ngo ni uwa 16 kumanuka aho avuga imbuto z'umwuka wera na kamere n'imbuto za kamere, nako n'imirimo ya kamere. Bavuga yuko imbuto ya mbere ari urukundo, ariko iyo usomye mu Bakorinto ba mbere 12 aho baba bari kuvuga ko cyangwa impano yo gukiza indwara ibanza gutanga impano bita impano y'ubwenge, impano y'ijambo ry'ubwenge. Bivuze yuko ubwenge nibwo ngenzi muri byose. Imana ishimwe cyane. Rero twebwe igitangaje n'ababicuritse dutinda cyane ku bitangaza n'imbaraga z'Imana, aho umuntu ahinduka akora imirimo ikomeye kurusha gutinda ku bwenge Imana itanga. Icyo nicyo gituma amatorero yo muri iki gihe ndetse n'abantu batabasha kwinfluencinga aho bari. Dufata urugero, nimba turi hano muri Pray Now, nituza hano tukirirwa dukora ibitangaza nko gusengera ugakira, ntabwo mba ndi kuguhindura ngo ube umukristo, mba ngukemuriye ikibazo cy'akanya gato kuruta kuguha ubwenge uzakoresha after yo kuva hano. Imana ishimwe cyane. Icyo mba ndi kukubwira ni iki? Nguha tips ugenda ugakoresha hanze hariya kugira ngo ube let's say Joseline w'umucuruzi ariko w'umukristo. Imana ishimwe. Umucuruzi w'umukristo yitwara gute? Nibwo bwenge dukeneye.
ayiwe ndafashijwe we, Imana impe kubijera. Rero iyo dutinze cyane ku bitangaza tuba turi gutinda ku bintu by'igihe gito, kubera yuko iyo dufite ubwenge, let's say umuntu wenda afite ubwenge bwo kuvura abantu, umuntu ni umuganga. Iyo ndi umuganga, ubwo ubwenge mba mfite buhoraho iteka, bitandukanye n'igitangaza cyo gukiza abantu. Kubera yuko iyo nsengeye umuntu, muri kubisoma hano no muri table, niyo mpamvu ntari gusoma byana akantu kandi iyo turi muri mass nkajya nko muri sare ngasengera abantu, umwe ashobora gukira undi ntakire, biba ku muntu Imana yagiriye ubuntu. Ariko iyo ari ubwenge buri kwapurika, hafi buri muntu wese ufite ikibazo arakira. Bivuze yuko ntabwo Imana ikintu iba ishaka ko kigumaho iteka, n'ubwenge yatanze kurusha ibitangaza ishobora gukora. Sinzi ko turi kumvikana, sinzi ko muri kumva icyo nshaka kubabwira. Yesu yaravuze ngo dukorere ibyo kurya bidashira kuruta ibyo kurya bishira. Yarabivugiye ku bantu bari baje kumureba bitwaje imirimo yakoze muri bo, ntibatinda ku magambo yababwiye. Iyo tuvuze ngo ubwenge, iyo tuvuze ngo imbaraga, ubwenge ni imbaraga, tuba tuvuze iki? Tuba dusobanuye yuko umuntu ufite ubwenge abasha kuba ingenzi ahantu ari hose, ahantu akorera hose aba umuntu w'agaciro, kandi izo mbaraga zigumana nawe. Umwuka, the Holy Spirit says, ntabwo Yesu yaravuze ngo sinzabasiga ngo ahubwo nzaza aho muri. Ibitangaza bigize igihe Imana yabishakiye. Reka mbabwire, ibitangaza impamvu biza ni uko biba bije guhinyuza abantu biringiye ubwenge. Iyo ubwenge bwananiwe gukora, nibwo imbaraga z'Imana zikora zigakora ikintu kiri metafizike kirenze ubwenge bwacu. Reka mbabwire ikintu gitangaje. Mwari muzi ko impamvu Yesu yagendeye hejuru y'amazi ari uko abigishwa be bari bamusize, bari bafite ubwato. Hari uburyo busanzwe bwo kugendera hejuru y'amazi, abantu bakoresha ubwato. Yesu ntabwo yari afite, kubera yuko yashakaga guhinyuza abiringiye imbaraga z'ubwato, agenda hejuru y'amazi. Si uko nsuzugura ibitangaza, ahubwo ndifuza yuko twajya dusaba Imana ikabikoresha igihe ubwenge yaduhaye bwananiwe. Muri make njye nahitamo guhishurirwa ubwenge buhoraho kurusha ubwenge buza rimwe na rimwe. Rero ndifuza ko dushakashaka ubwenge. Mu gitabo cya Yakobo igice cya mbere ku murongo wa 5 haravuga ngo ariko rero niba hari umuntu ubuze ubwenge abusaba Imana iha abantu bose utishama itimana azabuhabwa. Ndifuza yuko dushakisha ubwenge mu buzima. Nujya ufata Bible ujye wiga ubwenge, ujye ufata umwanya usome Bible nk'umuntu uri kwiga science, umenye ko uri kwakira ubumenyi. Mu Migani ibice 2 ku murongo wa 6 haravuga ngo Uwiteka niwe utanga ubwenge, mu kanwa ke havamo kumenya no kujijuka. Niba ushaka kujijuka, egera Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mwegere Imana nayo izabegera, murwanye Satani nawe azabahunga. Munyemerere nsoza, hari inzira zigera muri 5 Imana ikoresha ngo twakire ubwo bwenge itanga. Inzira ya mbere, ubwenge burigwa. Nta bwenge uzigera umenya nudafata umwanya kukiki. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 7 ku murongo wa 22 haravuga ngo Mose agira ate, yigishwa ubwenge bwose bw'Abanyegiputa. Agira iki? Za mbaraga twavuze. Agira imbaraga mu magambo ye no mu byo akora. Iyo ufite ubwenge, you influence where you are. Reka mbabwire, umuntu w'umunyabwenge ntagira ubwoko, ntagira igihugu, kuko aho ari hose agira umumaro. Haleluya. Muri Timoteyo wa 2 ibice 3 ku murongo wa 15 haravuga ngo kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Yesu Kristo. Bivuze yuko iyo usoma ugafata umwanya wawe ukiga ibintu biguhesha ubwenge, ubwenge buraza.
Imana ishimwe. Inzira ya kabiri, ubwenge buzanwa no guhishurirwa. Wisdom is from revelation. Ubwenge buzanwa no guhishurirwa. Iki kirere cy'ubwenge bwo guhishurirwa gikoreramo n'abantu benshi tuzi bavumbura ibintu. Umugabo bita Archimede wavumbuye ya formule tujya dukoresha muri physics, abantu bize physics ivuga ngo density ingana na mass over volume. Igihe yavumburaga iyo formule yaguye muri baignoire iyi ngiyi bogeramo, abona volume y'amazi izamutse, aravuga ngo ushobora iyi density irangana irangana n'ibiro by'umubiri wanjye ugabanyije volume y'amazi. Avuga eureka mu magambo asobanutse biravuga ngo ndahishuriwe. Ubwenge buzanwa no guhishurirwa. Niyo mpamvu muri Zaburi 119 ku murongo w'130 havuga ngo guhishurirwa amagambo yawe kuzana umucyo, guhabaswa iki ubwenge. Nimba ushaka ubwenge, ibi byo guhishurirwa ntabwo bisaba kwiga nka bimwe twavugaga. Icyo ukora rya jambo bavuga nzategereza nizeye icyo yavuze kizasohora. Uko ugenda utindana n'Imana hari amabanga igenda iguhishurira, ikaguhishurira ikavuga ngo uramutse ufashe icyo ugateranyaho iki bibyara ibi. Ni uko nguko abantu bagiye bavumbura amabuye, amagordo, akamenya yuko afashe iki n'icyo, iyo afashe calcium akongeraho carbone 3 bibyara limestone. Imana ishimwe cyane. Muraza gusoma Abefeso ibice 3 ku murongo wa 1 kugeza ku wa 10, uraza gusobanukirwa yuko iyo uhishuriwe ubwenge, Imana ikakugirira icyizere uko ukomeza kuyegera. Ubona icyo bita, ndabizi ko muzi Icyongereza, muze kuhasoma mu Cyongereza haravuga ngo umuntu agira icyo bita manifold wisdom. Manifold wisdom, ubwenge bw'uburyo bunyuranye. Kugira ngo nsoze ndi kwihuta, inzira ya gatatu, ubwenge ubu bwo tuzabubona nitutaba abanebwe. Ubwenge buzanwa no kurama. Burya umuntu wabayeho igihe kirekire aturusha ubwenge pe. Kubera iki? The wisdom is from experience. Niyo mpamvu Yobu yanditse muri Yobu 12:12 aravuga ngo ubwenge bufitwe n'abasaza kandi kumenya bufitwe n'abaramye imyaka myinshi. Icya kane, ubwenge buzanwa by the test and trials. Ibi ngibi byo banza nta muntu wabyifuriza undi, ariko niko kuri. Burya umuntu waciye mu bintu byinshi agira icyo nakita uburambe bwo kurwana n'ibintu bitandukanye, ku buryo yakira ubwenge bumwigisha guhangana kubera kugeragezwa cyane. Iyo wanyuze mu ma test and trials hari ubwenge wakira. Ubwenge bwa gatanu ushobora no kuvugaho gato, ubwenge buza, ubwenge nyakuri. Ijambo ry'Imana muri Yobu ngira ngo 28 ku murongo wa 28, yes, haravuga ngo maze ibwira umuntu uti dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Bisobanuye yuko uzabona ubwenge bwinshi, ariko hari ubwenge bwabaye proven ko buboneye, bufite imbaraga. Biri muri Yakobo 3. Hari ubwenge bukomeye kurusha ubundi bwenge. Ubwo bwenge ni ukumenya Kristo. Abakorinto ba mbere 1 ku murongo wa 3 haravuga ngo niyibaha kuba muri Yesu Kristo waduhindukiye ubwenge buva ku Mana no gukiranuka no kwezwa no gucungurwa. Imana ishimwe cyane. Kumenya Kristo ni ukumenya ubwenge. Kubera iki? Mu buzima nabonye igitabo kidasanzwe kibamo amahame y'ibintu byose. That book is the Bible. Mu itangiriro batwigisha saving. Yesu atwigisha uburyo abantu bubaka inzu. Bible is the combination of
manifold wisdom, kumenya Kristo ukamenya n'ijambo rye. Bavandi kumenya ubwenge. Leadership yigirwa muri Bibiliya, amategeko yigirwa muri Bibiliya, the do's and don'ts zigirwa muri. Urinde wowe utasoma Bibiliya. Ndabashishikariza dusome ijambo ry'Imana, dushakashaka ubwenge. Mu Migani ibice 4 ku murongo wa 5 kugeza ku wa 9 haravuga ngo ushaka ubwenge, ushake n'ubuhanga, ntubwibagirwe, ntuteshuke amagambo ava mu kanwa kanjye, ntubureke buzakurinda, ubukunde buzagukiza, ubwenge muri byose nibwo ngenzi. Nuko rero shaka ubwenge, ndetse n'ibyo utunze byose ubishakisha ubuhanga, ubukuze nabwo buzagukuza, n'ubukomeza buzaguhesha icyubahiro, buzagutamiriza imbabazi ho umurimbo, buzakwambika ikamba ryiza. Amen, amen, amen. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.